ikiganiro The Coach RB and Mike Show aho tuganira kuri business mu ngingo zitandukanye. Alright, okay, so number one, ejo bundi kwa mbere hari umuntu hamagaye ati ngiye mfite amafaranga ariko sinzi icyo nayakoresha, right? Ibyo bibazo tumaze kubigira kenshi. Tumaze kubigira kenshi. Umwe akamagaye ati ngiye mfite amafaranga. Mfite miliyoni. Undi ngiye mfite ibitekerezo ariko nta mafaranga afite. Yego. Urabona? Rero icyo ni ikibazo gikomeye gihari mu Rwanda ndetse no muri Afrika cyane, kandi bazo ko dushobora kubona igisubizo kuko nahangaha byari bihari ariko internet yarabisobanuye, sibyo? Nuko ngo nk'ubu ngubu reka nkwereka ahangaha vuba kubakurikiye ugashobora guhita bakora ka business idea. So iyi ni website nshyashya yitwa Micro Acquire, right? So ntabwo ndashaka kugura website ikora business ikora e-commerce, sibyo? Igahita ima detail nk'ingi iranyereka ngo binjiza profit y'ibihumbi 35. So buri mwaka barinjiza 40, donc dépenses zabo ni 5,000 gusa. Abakiriya bafite 10,100 abakiriya 10,100. Amafaranga barimo gusaba barimo kwigurishaho ni 50,000 by'amadolari, right? Urugero rwa e-commerce nkaza nkareba iyi ngiyi irinjiza profit y'ibihumbi 12, hafi 13. Ariko dépenses zayo ayo binjiza ku kwezi, so hari tandukana y'ayo binjiza ku kwezi, ku mwaka nayo ni inyungu. Yego. Aya nayo binjiza ku mwaka, so ngo ngo yabo ni 12%. Yego. Ibihumbi 12,900 nibyo binjiza by'inyungu. Bakaba bafite abakiriya hagati y'igihumbi n'ibihumbi 10. Bakaba bashaka amafaranga 90,000. Tukiri hano rero kugira ngo asobanurire abantu impamvu ushaka kuza uti kuki ngiyi yinjiza inyungu nkeya 12,000 yinjiza 35, bakaba bashaka 50, iyi ngiyi bashaka 90. Ni ikibazo cyiza umuntu wese yakwibaza. Impamvu iyi ngiyi barimo gucangaya nubwo ufite 12%, nubwo ari 12,000, ariko bafite abakiriya benshi. Rero ko bafite abakiriya benshi, ni ukuvuga ngo business iri stable ho gatoya kuntu stability bihari ifatika. Uyu nguyu we afite abakiriya hagati y'10 n'ijana, ni ukuvuga ngo ni afite abakiriya na 30, atakaje abakiriya 15, business yahita igenda. Ni ukuvuga ngo ushobora gusanga muri abakiriya 15-20 afite, wenda iyi nyungu yose iva ku bakiriya 6-7. Ariko ifite hagati y'abakiriya 10,000 kugira ngo business yawe ijye hasi, nuko ari wowe byica cyangwa se utakaza abakiriya benshi cyane. So niyo mpamvu ubona rero we amafaranga yari menshi. Ahangaha hari iyindi nayo ni Amazon. Iyi ngiyi barinjiza profit 72,000, barashaka 350, right? Number of customers ntago babivuze ahangaha, so ubwo hari information zo zibura, right? Kandi urabona ko iyi ngiyi ni umuntu umwe. Iyi ngiyi barashaka binjiza 1.5 miliyoni y'inyungu. Urayibona? Akora ya business ya business meze neza. Barinjiza 1.5 miliyoni ni abantu 3 gusa. 1.5 y'inyungu. Startup team ni abantu 3. Ni company igizwe n'abantu 3 bonyine. Abakiriya bafite bararenga 100,000. Urubyo kero. Iyi ngiyi meze neza. Anyways, iyi ngiyi ni imwe ku bijyanye na business za online. None ushobora kuvuga ko mu Rwanda hatari za online nyinshi, bimeze bite? Ibyo tuzubana n'abantu bagurisha za YouTube. Alright, so business ya kabiri rero. Tukiringa ibyo kugurisha business. Iyi ngiyi yari imwe. Ongera usubizeho rwose. Iyi yari tubirebe. Noneho rero iyi ni iyindi yo ushobora kugurisha business zitandukanye, sibyo? Ntabwo ari nko kugurisha online, ushobora kugurisha boutique, ushobora kugurisha pharmacy, ushobora kugurisha ibintu bitandukanye. Nk'ingi ikora jewelries, donc urabona ibyo ukora ahangaha, imitako, mikufi. Binjiza 44, profit yabo ni 13, ariko barifuza ni ku kwezi. Ku kwezi barifuza 400,000. Ni ukuvuga ngo rero ndebye profit ugakuba na 12, profit yabo ni hafi 150, 160, gukuba 3
so barifuza 400, so nibyo bita multiple ya gatatu. Iyo ushaka kumenya niba igiciro kimeze neza, ugomba ibyo urebamo mu kugura company rwa ngo aya mafaranga ufata inyungu total apana yo winjiza, inyungu total ugakuba hagati ya 3 na 4. Niba inyungu ku mwaka ari 100,000 ndakuba na 3 cyangwa 4, business yanjye ifite agaciro hagati y'U 300 na 400. Kumva ku mwaka mwene bare ushaka babona inyungu hafi $160 hafi. Urumva ni mpamvu babona bashaka 400 nuko bakubye na 3 mu wayene hafi 3 Rero kugira ngo business irenza ayo ngayo ni igihe ufite ibyo twita subscription. Cyangwa se abakiriya bahora baza kugura buri munsi. Bahoraho. Babandi bita bafata buguzi. Uvuga uti nk'ubu ngubu MTN igiye kugurisha kuko izi ko abantu bayo baba bafite telefone kandi bagura buri kwezi, yagurisha bihenze kurusha indi business yinjiza amafaranga nkayo, ariko badafite subscription. Badafite abafata buguzi. Iyo ufite abafata buguzi biye kuba nk'ishoro 15-20. Nari ndimo ndeba kuri iriya ariko sa nk'ujya ahandi hantu ngira usubire kuri iriya business batwerekaga. None unaze kuganisha aho washaka kuganisha ni hehe? Nicyo ushaka kubwira abadukurikiye, nicyo ushaka kubwira abakunzi b'ikiganiro AM Show. So nareba gitandukanye n'ingi ikora ibintu bya animal puzzle, ingi na amasaha, so hari business nyinshi zigurishwa, right? So impamvu abizanye ibingi biniki nuko hari umuntu mu Rwanda ugomba gutangira business, ntabwo twazikora zose, twe tubwira abantu byo mbavuga ni ndamutse ngiye gukora business mu Rwanda ngomba kwanza kureba ibibazo bihari ku isoko nibihe. Ikiro ni ikibazo gikomeye. Hari abantu bafite amafaranga, hari n'abafite ibitekerezo. Rero ikibazo bura cyambere gikomeye no gutangira business. Gutangira business birafuna. Ariko gusanga business yakoraga ukabutingiye kuyifata nkomeze biroroho gatoya. Sibyo? Rero nk'umuntu afite amafaranga hano undi ati afite business hano ushaka kugurisha. Dukeneye website nk'izi ngizi zitangira kugira guhuza abantu no kugurisha. So niba ushaka gukora icyo kintu uhamagara nkakugira inama mu gikari ko uri seriye. Kandi koko birakeneye kuko nk'uyu munsi uribaza ngo umuntu ufite business abigenza ate mu Rwanda? Abenshi ni ukubwira yenda abakomisiyoneri bagurishwa nitwibanira. Kandi urumva rero hari ahantu twagakwiye kuba dufite platform runaka. Ubwo ndabwira abajene urubyiruko rudukurikira, iyi ni business idea nziza mwabyaza umusaruro. Hari ushaka kugurisha boutique, hari ushaka kugurisha pharmacy, hari ushaka kugurisha alimentation, hari ushaka kugurisha iduka ry'imyenda, hari ushaka kugurisha byinshi bitandukanye, ariko nta nubwo aho yahera kuko adafite aho yahera akaguma yicaye abirimo kandi atakibikunze ashaka gukora ibindi cyangwa atangira ibindi bimwe akabifunga kandi bifite agaciro. Urabona cyane abandi nabo bicanye amafaranga babuze business bakaguza bagahera bagakomeza. Niyo mpamvu rambwira abantu ko mutangire mwishyura umusoro ibya Kaiser muhe Kaiser, kuko nibishyura umusoro nujya kugura business ntuzagure business bitewe n'ibyo umuntu yakubwiye ngo yinjiza. Uzagura bitewe n'ibyo asoreraho. Byerekana ukuri. Rero nanishaga mvuga nti ku bantu bafite ni ikibazo gikomeye mbona gihari kandi ushaka gusubiza. Ikindi ni uko hari umugabo wavuze ati wa mudamu, hari umudamu wahanga avuga ngo we akora imigongo, hari undi wahise avuga ati yewe mfite isoko ryawe, yavuga ati nabuze isoko, undi wari ukuri iki kiganiro avuga ati yewe isoko ndarifite ampamagare. So nafashe telefone wa wundi yaduhaye nyihereza wa wundi wari wabuze isoko, so twabashije kubahuza bombi, ukeneye isoko ry'imigongo n'ufite isoko ry'imigongo n'ucuruza imigongo. Urumva rero ibyo birahari.